reka nguhe iminsi 30 sibyo iminsi 30 ukora ibi bintu umunani ngiye kukubwira maze uzambwira ukuntu ubuzima bwawe bugiye guhita buhinduka abantu bakakuyoberwa. Oya ntabwo mvuga ngo byita ngo urinde ngo ukeneye iki upfa kuri kunyumva muri aka kanya. Byose birimo hano tugiye kuvugaho nta muntu ubyujuje 100%. Reka nongere basabe rero icara hamwe nkwereka ibintu bigiye kutuyobora muri aya mezi 3 agiye kuza. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya urushaho gukomera no kuba amayobera akazi ucunze nabi cyangwa se icunze nabi ntabwo umenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro gatabo amasomo yagufasha mu buzima. Mwumve neza amagambo dutangiriyeho. Uyu munsi ngo hagarika aka kanya uhagarike kwitega ko cyangwa se gutegereza ko abandi ari bo bagukemurira ibibazo by'ubuzima bwawe. Sibyo ni wowe bitangira naho. Ngo burya impinduka buri gihe zizagusaba ko wowe uhinduka nyambere. Niba ushaka kuzagera ku bintu bihambaye muri ubu buzima rero ngo hagarika uyu munsi gutegereza ko abandi bagukorera ibintu byawe wakikoreye. Sibyo icyo ni kimwe, reka tuba tukibitse ahantu. Hanyuma bwira icya kabiri ngo hagarika aka kanya isukari amavuta yabatekesha hanyuma umugati nawo uhagarike. Buretse gato witangira gutangara no guhigima ahubwo hagarika uzambwire nyuma y'iminsi 30 ngo bizaba bimeze bite. Ngo ngira ibanga abantu benshi batajya bamenya kandi ari ryo rishyira abantu mu buzima bwiza kuruta ubwo bari bafite uyu munsi. Aho kunywa fanta cyangwa inzoga ngo jya ufata amazi winywere. Mu gihe wumva ukeneye fanta cyangwa inzoga nywa amazi. Ngo mu cyimbo cy'amafiriti ibirayi binyujije mu mavuta hamwe wumva uyakumbuye ngo jya wirira salade cyangwa se imboga mbisi. Aho gufata imigati nywa amazi menshi kandi wihate vitamine cyangwa se amavitamine. Twagiye n'iminsi 30 ngo tangira ujye usoma igitabo nibura. Ngo uko uzasoma birenze ni kuzunguka ubumenyi. Abantu bahambaye nibo basa agaciro ko gusoma. Niyo yaba Bibiliya ntagatifu cyangwa se iyera cyangwa se Quran. Aho ni ku Bayisilamu. Tangira ugabanye umwanya umara kuri social media. Icyo ni ikintu cya gatatu cyangwa se mbuga nkoranyambaga ndetse n'umwanya utakaza mu myidagaduro. Uwo mwanya ugabanye guhera uyu munsi. Ngo benshi mu bakoresha izi mbuga bibwira ko ari ibisanzwe nyamara bazikoresha bari mu bubata bwazo batabizi. Gutangira ugabanya iminota 30 muyo wamaragaho uyu munsi uzambwira uko ubuzima bwawe buzahinduka neza wirebera. Korera kuri gahunda uyu munsi ejo hawe hose haba hateguye. Ujye uhategura ngo umunsi watangiye kugenzura uburyo umunsi wawe uba uteguye cyangwa se uzagira guteguye uzaba watangiye kugenzura igihe. Iki kintu abantu benshi bananiwe. Icyo ni kimwe ngo buri gihe nijoro jya wandika ukuntu ejo bizagenda ubipange. Tangira rwose ngo ubeho byihariye. Niko iki gitabo cyitwa iminsi 30 kitubwira. Tangira ujye ubyuka ku isaha imwe idahinduka buri munsi. Buretse ibi bintu ntabwo ari bizahindura ubuzima bwawe gusa ahubwo buzahinduka cyane. Ndakubwiza ukuri ngo uko ubyukira ku isaha imwe buri munsi ngo hari inyungu utapfa kubona ariko wunguka. Izo zirimo kwirirwa umeze neza, gutangira kujya usinzira neza, ubudahangarwa bw'umubiri bwawe ngo burya nabwo burazamuka kandi no gufata mu mutwe bikiyongera. Uko ni ukubyuka ku isaha imwe ihamye buri munsi. Reka tuvuge kuri meditation. Niba uravuga kubikora iminota 20 kubazi uko bikorwa meditation cyangwa se meditation ngo biba bisa nko gusukura icyumba cyawe ariko ukabikorera mu mutwe wawe. Ngo bifasha cyane mu gutuma wigenzura wowe ubwawe icyo bita control kandi tutibagiwe ko binagabanya umuhangayiko w'ubuzima. Reka dusoreze kuri iki ngo guhera uyu munsi tangira umenye neza ngo nihe utakariza amafaranga yawe kenshi. Mu nzoga, abakobwa cyangwa se nihehe handi. Ngo niba ushaka kugera ku bintu bihambaye n'amafaranga cyangwa se ukoresha amafaranga ngo ni ingenzi cyane guhindura uko ukoresha aya mafaranga. Sibyo nta kundi ubikora gutangira ugenzura ngo nihe atakarira kandi aho ngaho uhagenzure. Yumva neza uhagenzure neza. Ngo niba utazi aho amafaranga yawe atakarira uzajya uhora wibaza aho ashirira bigucange bikuyobere. Ni ikiganiro cyitwa gatabo kitugeza amasomo y'ingenzi y'ubuzima. Sibyo ni kuri TANGIRA Rwanda ugikurikirana ndetse kudushyikira
umanuka munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse subscribe, nibwo buryo ubasha kudushyigikiramo ukahakanda. Nubikora utangira kujya urabona ubutumwa buri uko dushyizeho video nshyashya nk'izi ngizi. Nitwe Mugisha, reka tuzasubire mu gutaha.